Miss Nishimwe Naomi wambitswe ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2022 yamaze gusezerana mu mategeko na Michel Tesfaye bitegura kurushinga. Nishimwe Naomi akaba yasezeranye mu mategeko kuri uyu wa 27 z'ukwa 12 2024, akaba ateganya kujya gusezerana imbere y'Imana kuri tariki ya 29 z'ukwa 12 2024. Mukamuzi neza ko yari yarambitswe impeta Mutarama mu 2024, nabwo karibwo yari yarangije kuba yakwambikwa impeta, akaba aribwo yambitswe impeta na Michel Tesfaye. Muzi neza ko urukundo rwabo rwagiye rusa nkaho rwagaragaye mu mwaka wa 2022, bagenda basa nkaho bari gukundana, nibwo urukundo rwabo rwagiye rusaka cyangwa se rwagiye rumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, rumenywa n'abanyamakuru, cyane ko nka Miss w'igihugu, Miss aba ari umuntu munini cyane, bakomeje kugenda bagaragara mu rukundo, ndetse bikomeza kugenda bitangaza abantu benshi cyane bitewe n'ukuntu bari bagiye bakundana, kuko yajyaga gusinya amakontara Miss Nishimwe Naomi akagenda gusinya amakontara ahantu henshi agiye atandukanye, ugasanga yajyanye na Michel Tesfaye bakajyana hanze y'igihugu, ndetse akabona opportunity nyinshi zigiye zitandukanye atarasanzwe yakabashije kuba yahita abona. Ubu Nishimwe Naomi bikaba bivuye mu magambo bikaba bigiye mu bikorwa, akaba yarangije kuba yasezerana mu mategeko. Muzi ko mu gihugu cy'u Rwanda yarangije kuba wafata ku ibendera mugasezerana, biba byabaye, biba byarangiye. Igisigaye ni kimwe, no kwenda bakajya mu rusengero, baza kujya mu rusengero bagakora ibyo mu rusengero nyine, barangiza bagahita bagenda bakajya kubana iwabo mu rugo. Uyu Michel Tesfaye muzi neza ko yakomeje kugenda bagaragara mu rukundo ahanini cyane, bagaragara bagenda batemberana ahantu henshi hagiye hatandukanye, ahantu bagenda bavuga ati uyu nguyu ni Miss w'icyitegererezo, ni Miss mbese uhagarariye abandi, kuko ni n'umwe mu ba Miss bagiye kuba babasha kuba bakora ubukwe nyuma y'uko Miss Rwanda yagiye ibaho. Nzi ko undi mu Miss abantu benshi bakomeza kugenda bakunda cyangwa se ukomeza kugenda kuvugwa mu buryo bugiye butandukanye, muzi ko ari Miss Jolie. Miss Jolie ari we wakomeje kugenda agaragara mu bindi bikorwa byiza, ariko Miss Nishimwe Naomi akaba yarangije ubu ngubu gusezerana mu mategeko kuri tariki ya 27. Ubu ngubu igisigaye ni uko ngo bagenda bakajya kubana bikarangira, akaba bari kimwe mu cyitegererezo mu bantu bagiye baza bakaba Miss bo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu babaye b'icyitegererezo cyane, kuko benshi baje baza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se benshi mu Miss twagiye tugira, tuzi neza ko usibye Mutesi Jolie, Nishimwe Naomi bakomeje kugenda bagaragara cyane, abandi basa nkaho baburiwe irengero, tukibasha kuba twabona tutazana ibyo barimo, ndetse no mu Miss w'ejo bundi Muheto akaba ari mu Miss mbese bashe wabaye nk'asebya abandi ba Miss. Ariko turabizi neza ko Miss Rwanda cyari ikintu kinini, cyari ikintu cyiza cyo gufata umwana urangije segonderi bakamuha promotion yo kubona amafaranga angana kuriya, bakamuha promotion yo kuba yabona imodoka, ndetse bakamuha opportunity yo kuba yagenda akabona abandi bantu babasha kuba yakorana nabo, kwamamariza amakampani ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Turabizi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda nubwo Miss Rwanda yabashije kuba yahagarara, turabizi neza ko ni ikintu cyari kinini cyane, nubwo uwanyu mukomeje kuba yamarana ikamba igihe kirekire, imaranye imyaka myinshi, yabashije kuba asa nk'atenguha cyangwa se yabashije kuba asa nk'atenguha abandi ba Miss igihe yagaragaraga yasinze, yangiza inshuro itari imwe itari ebyiri, bikaba byaragaragaye ari kugenda agonga, ndetse aho byageze naho umukuru w'igihugu aza akamufataho ijambo akavuga ati umukobwa ungana nkawe ntabwo byari bikwiye kandi wari uri icyitegererezo. Nishimwe Naomi akaba ari umwe mu bakobwa beza cyane twagize muri kino gihugu cyacu, akaba ari umwe mu bakobwa mbese bakomeje kugenda bahagararira abandi neza, ndetse na Mutesi Jolie cyane bavuga ngo niwe yinjiye muri politike bigiye kure cyane bitandukanye n'abandi, kuko bana bwa mbere ngatashobora kuba ari we warwaniraga kuba yaza agahagarara Miss Rwanda, ariko ibyo ntitwigeze tubimenya, amakuru twabonye yari ariya yonyine. Mu bakobwa bagiye babaho, mu bakobwa bakomeje kugenda bahagararira Miss Rwanda, akaba ari umwe mu bakoze ubukwe, ari umwe mu bagaragaye akabasha kuba yagenda, akaba ari kimwe mu cyitegererezo cyiza cyane, ndetse bakomeje kugenda bakundana cyane, bibona ko bigenda bigaragara. Tumwe mu tuvideo bakomeje kugenda bacishikiriza n'utwo mwagiye mashwa mwabona, bagiye bagaragaza urukundo rwabo rwagiye rugaragara cyane bagaragaza urukundo cyane, ariko cyane mu nshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Murazi ko Nishimwe Naomi yagiye agaragara ari kumwe n'umukunzi wiwe, bafatana udufoto bari kwifotozanya bagiye basohoka, ukabona nyine ni ibintu byiza cyane.
zizava mu magambo mu bikorwa ryari kugira ngo babashe kuba bakomezanya, kugira ngo babashe kuba bakomeza kugenda bakundana, bizava mu magambo bijye mu bikorwa ryari. Nicyo kintu twakomeza kugenda twibaza. Gusa kuri ino tariki ya 27 z'ukwa cumi n'abiri 2024 bikaba byangije kuba byava mu magambo, bikaba byangije kuba byajya mu bikorwa. Ubu Miss Nishimwe Naomi n'umugabo we Michel Tesfaye bakaba barangije kuba barushinga byemewe, kubera ko niyo batajya mu mategeko cyangwa se niyo batajya mu rushanwa bigendera ku mategeko, byarangiye byemejwe n'igihugu, byemejwe mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu ni umugabo n'umugore bashyingiranywe, byarangiye. Akaba ari n'umwe mu bamisi bakoze ikintu cy'icyitegererezo kinini cyane, kuko abashije kuba yarongorwa cyangwa se abashije kuba yagenda akaba yashyingirwa, akaba akoze ubukwe atarigeze agira atarigeze atwita. Kubera ko abandi ushobora kubona abakobwa benshi bagiye batandukanye ubona ko bakundana n'abahungu, mama akundana igihe kinini ugasanga mutwaye yarangije kuba yamutera inda, ari ikintu bagenda birukanka, ari ikintu gisa nkaho kiri kugenda kibirukansa. Murabizi neza Nishimwe Naomi nta gikorwa kivuga ko atwite, nta kuvuga ko yari atwite byagiye bigaragara mu bigenda bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ngo wenda aricyo kimwe cyabasha kuba cyabirukanze. Mbese n'umwe mu bakobwa bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cy'icyitegererezo, n'umwe mu bakobwa bakomeje kugaragaza icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda, kuba ari umwe mu bamisi bamaze igihe kinini cyane atavuga mu bikorwa bibi, ahubwo tubona agiye gusinya amasezerano agiye atandukanye, tumubona mu bikorwa byo kugenda agiye gufasha. Nyine agakomeza kugaragaza ko rya kintu cyitwaga Miss Rwanda cyavuye, cyangwa se ya Miss Rwanda rya kamba bamuhaye ko yari ari kwiye kuba ko yari ari merita, cyangwa se ko hari umusaruro runaka yabasha kuba yaribyaza. Ahubwo ndakeka yuko ntiyari guhura wenda n'uyu muzungu yiba yatarabaye Miss Rwanda, ntabwo tubizi neza ariko nibyo turimo turakeka. Hari igihe atari buhure n'uyu muzungu ngo babashe kuba babana, kubera yuko amahirwe bagiraga yo kuba bakwambuka ibihugu babaga ari abana barangije iyi segonderi gusa, agasanga nyine baracyari abakobwa batoya. Gusa nyine congratulation, dukomeza kumuhereza ishya n'ihirwe, tumukomeza kumushimira cyangwa se tukomeza no kumusabira ko urugo rwiwe rwazagenda neza, rukagenda rukabaho neza, bakabana mu mahoro. Ibindi tukaba tuzategereza cyangwa se ibindi tuzabona cyangwa se ubukwe bwabo tukaba tubutegereje kuri tariki ya 29. Akaba ari umwe mu birori, ndetse bakaba biyemeje kuba batarangiza uyu mwaka wa 2024 batabana nk'umugabo n'umugore, ndetse bagashaka uyu mwaka uza kurangira, cyane ko umwaka uraba uri kurangira bakawuserebura, umwaka uri kurangira bakawusereburana n'ubukwe bwabo. Nyuma y'uko tubonye ibintu byinshi bigiye bitangaje, nyuma y'uko tubonye abantu benshi bagiye batangaje bagiye bagira muri Miss Rwanda, nk'uko twabonye nk'uyu mugore wa The Ben Pamela, nawe umwe mu bitekerezo bagiye babaho, kuko n'umwe mu ba Miss nabo bagiye bamera neza, ndetse bashakanye n'abasitari bakaba bakomeje kugenda babaho nta kibazo, bakomeje kugenda bamera neza. Ku muntu ukomeje kureba ino video, nibona ko byari ngombwa, nibona ko byari bikenewe ku makuru tugenda tubagezaho buri kanya, kuri video nyinshi tugenda tubakora zigiye zitandukanye, wakanda like, ugakora comment, ugakora na share, kugira ngo video tuba turagenda tubakora ibintu byose tuba turakora bizahita bikugeraho byihuse muri ako kanya. Thanks, tubakunda.